WhatsApp text hagati ya Dumba na Godifata ubwo Godifata na Dumba no bajemo muri rubanza akubera ko najemo nterero Somani yagani na Dumba aravuga ngo nsubira video zose kandi muri raporo ya cyber yekanye ko yanagane na Godifata izina rya Yesu ngo bavuze nde icyadutangaje rero twumvise Godifata nawe uri mu basakaje video z'urukozasoni tubwire hubwo nukambaza ubusa niba nkubwiye ngo urukiko sobanurira urumva twatangajwe no kumva ngo nawe watangaje amatwi niba nguhamagaye hano umva we Claude niba nkubwiye ngo hano ngo niba nk'umuntu agiye kurunza ntago manje kugira ngo uzigane byo kujyana kuri YouTube sobanurira oya ntabwo ndi kuri YouTube ntabwo ndi muri code nkomeza unsobanurire ibyabaye mu rukiko uzukumbaza byabaye mu rukiko rero mwiburana rya Pazomani yego umushinjacyaha yagaragaje akomeza amushinja hagaragaramo izina Godifata hagaragaramo izina Dumba hagaragaramo niba ngari uwitwa niba ni Mukeshimana izit hanyuma ariko noneho cyane wowe bavuga yuko nawe iyo video yakugezeho hanyuma ariko Dumba we ko yasabwe na Pazo aramubwira ngo mani ngo siba iyo video udakomeza kuyisakaza kubera yuko ribu nirashakisha. Okay, bavuze ko video yangezeho ivuye he rero? Bavuze ko video nawe yakugezeho iyo video yakugezeho ariko nyirizina amatwi cyane aho yakurikiranye twumvise kuri Dumba. Muretse gato abantu mwavuye hariya muri kuva mu rukiko ahangaha muri kuva mu rukiko siko bimeze muri kuvuga ko Godifata yavuzweho sibyo? Uretse gato mukavuga ko Dumba yavuzweho kandi mukanavuga na details nanjye mujye muri details nje bamvuzeho iki aho niho ncabonye wasomwe mu bantu bahawe izo video cyangwa se basakaje ngo video mu yandi magambo abo video yazagezeho bakaba basakaza cyane Dumba niwe wagaragaye cyber muri cyber ndabona umuntu wagiye mu rukiko uza kunsobanurira kuri Dumba muri kujya muri details twumvikane ariko se pundi details muri no uretse gato Pazomani avuga yuko nawe yaguhaye video Pazomani ngo yampaye video uko nabyumvise oya ntabwo uri kubisobanura neza reka ngushakire mpereze Pionika bamuzamure aze hano Opiyoni urakoze cyane zanira Opiyonika Mwereza iyo telefone mo nimero ya Pionika urakoze cyane hari Pionika hari Punditi hari Kamarade abo bose bari barimo hari na Big Man yarahari Big Man kamushake Big Man yararimo hari Nepo Rugendo TV yarahari Nepo wabaye yicaye imbere ubwo urumva aho turi kuri telefone ya Pazo kuko niyo bari bakiri nimero ndayiguhabaye WhatsApp cyangwa nyikubwire muri ruhame uretse gato sorry shaumva uri kirabiranya kabisa uzi kubihubaguye abantu nkabambuza icyo mfatamo n'icyo ndakukuro Onese Pionika Yes wiriwe neza ubona ko wowe waramutse umva rero ahangaha kumva Claude kumwumva ngasobanurira ibyabereye mu rukiko ndi nko kuryifi mbabarira uzamuke gato ndagusabye amasegonda make njye gusaba iminota itanu ko ndi mu bitaro bya Kacyiru ntabwo itaniza kugera okay kanje kurana mu minota byibuze 2 ntarifi uraza kuri uraza ku ruhande cyangwa nkurekere hano ndekera ngaha hari umugarago ndasohokera handi aho twanyuze ndavuga uraza kuri TikTok cyangwa uravugira kuri telefone gutya ngumisha ko ndi mu bitaro mushiti wanjye urwariyeho kanga Kacyiru yego reka tuvugane gutya kanje ku ruhande nsohotse muri chambre
ntabwo ngiye nshaka kugira ngo mbwire urumva iby'urubanza ni birebire cyane mfite amatsiko. ubundi ku ruhande wambaza ntabwo ndi urumva niba ufite akanya gato ntabwo ndi bukubaze byinshi cyane ngo by'urubanza ngo byagenze gute nsobanurira ngo Godfather bamugarutseho mu buhe buryo. ikintu cyabaye kuri njyewe kuko baraye inkuru zo mu rukiko bari kosa kugira ngo umuntu abese. njyewe navuye mu rukiko imbere mu rubanza ruko umuza Pazo maze kuburana amaze kumubwira ko azasomerwa tariki 11 umwavoka ye twavuganye ambwira uko byagenze ambwira ati ro 11 nibwo bazagera gute bazamusomera uko sare yari yuze n'ahantu hose sinajya kubeshya urubanza rwa Keje ntabwo numvise n'urwaje sinarwumvise icyo nzi nuko nyine urumva nk'umuntu uri hanze uko byaberagamo imbere ngende hanze ko sinigeze ninjiramo uko izo manze ebyiri ariko ibyavugaga nabyumvaga ntago ibya Godfather umuntu ntakubeshyera Godfather gateza avugwa hari ahantu narindira. Urakoze cyane nuva mu bitaro zo kuntwenya iyo uvugwa mba nabimenye pe. Dumba se wamwumvishe? Dumba aya uko inkuru z'inkiko nk'izi ngizi kuba yutubazi inkuru ntazi inkuru pundi tatazi ibindi ibari bihuha ninjye na pundi tuba tuzi inkuru nk'izi ngizo ku nkiko. Urakoze cyane nuva ngo uze kumvugisha ibintu byawe na Dumba ibyo n'ibihuha. Urakoze cyane. Sawa. Uyu nguyu nta makuru afite. TN zamuka. TN shyiramo request. Ni ukuvuga ngo TN ariko se Jibe ari hehe? Kaze ndore ntuza Jibe uyu mutipe Jibe. Kamarade sara cyafatika sha. Nyamunsi uyu uzi ngo ndacyamufatisha. Umusenzi none asiga nankupa. So uyu nguyu ntiyarongoye. Jibe nguyu hano. Mufollowing Claude hano mufollowing abantu muranga hafi 1000. Mufollowing Claude hano nta kindi namumarira. Umusango bimeze bite? Ariko numva uri kuri live. Umva babarira wari ku rukiko. Wababari ukanyura wababari hano ukaza ukanyura gato ukamvaniraho urujijo. Babarira kabisa hanyure. Rero Claude urumva uzi gukurikirana amakuru urukumva ariko noneho uburyo bimbwiye yabimvanze. Nose Claude ari nkweteranije kindi kirya. Claude Mike birafunze. Godfather Yo. Umushinjacyaha yavuze yuko video ya Pazomani ariwe muntu yari manager wa Yampano kuri channel ziwe ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Hanyuma mu kwezi kwa kane ngo nibwo video yafashwe ya Yampano n'umudamu wiwe. Nyuma noneho ngo Yampano ashyira video kuri email yiwe, ariko iyo email Pazomani akaba nawe afite access kuri email ya Yampano. Mucamanza abaza ubushinjacyaha ati ni gute igikorwa cy'abantu babiri cyabereye mu cyumba kikaza kugera kuri email iriho undi muntu uyifiteho access, kandi muzi neza yuko icyo gikorwa cyakorewe mu cyumba umugore n'umugabo ari babiri. Umushinjacyaha ati Pazo yari umukozi ukorana
na ya mpano afite access kuri email. Hanyuma umucamanza bakije Pazo aramubaza ati iby'ubushinjacyaha buvuga ni ukuri cyangwa? Pazo aravuga ati ni ukuri koko nakoranye na ya mpano, ariko video ifatwa mu kwezi kwa kane, ati nibwo ngiye nayibonye, maze kuyibona mu kwa kane kuri email ya mpano. Ndamubaza ngo video iri kuri email urayizi? Ati asubiza kwa yizi. Ati rero nyuma yaho mu kwezi kwa gatanu twaratandukanye, dutandukanye nawe atugurumva sinari ngifite access kuri email yiwe. Ati video yasakaye muri uku kwezi kwa 11. Ati nibwo rero nanjye natangiye kumva abantu bambwira ngo video ya mpano yarasakaye. Hanyuma umushinjacyaha aravuga ati video, bamwe mu bantu video yagezeho, ati yageze kuwitwa Dumba ndetse na Godfather, ariko kuri Godfather nta commentaire yagiyeho, ko wazisakaje commentaire ntabwo yagiyeho ku bushinjacyaha, ntabwo yakuvuze nk'uwashakaje, ahubwo bigeze kuri Dumba nibwo ngo Pazo yandikiye Dumba aramubwira ngo mane siba izo video ribu irimo iranshakisha. Ayo niyo makuru je numvise, nanicaye ku ntebe y'imbere, ntabwo nyuma yo kumva Godfather, amatwi yanjye ni mazima kandi abasha kumva. Urukumva rero ko wari wabishyize nk'ibikabyo uvuga ngo urukumva ko atakwa kubyo. Okay, Jibe ni wowe. None se ni turi kuri social media? No, ntabwo ari byo. Uranyumva musa? Yego. Urahari? Nahari. Babarira umutipi uzi ko Claude uratwika kabisa. Uzi ko aje akabitwika neza numvaga ibyo bintu ngaho mbwira nsobanurira. Warugize ubwo? Ndumiwe. No, urumva? No, hari ukuntu ibintu byose batwikira amarega bro. Reka numve Jibe. Oya nawe ndimo ndatwika, nuko ubwo ijwi ryanjye rizamuka cyane. Bagufollowinga dore bagiye kugera ku 100, reka twumve uyu musaza. Jibe. Asante sana. Claude ameze neza, aba yazindutse. Semu uzamuka. Byinshi yavuze ni byabaye nyine niko byagenze. Ahubwo kuri wowe bavuze ko bakoresha mu buryo bwa cyber nyine bumwe bwo gutrackinga cyangwa bakinjira muri telefone y'umuntu n'ibyo wasibye bikabasha kugaragara. Basanze yarandikiranye na Dumba nk'uko yabivuze, niko byagenze, amubwira ngo siba izo video, ndabona ari biri kunshaka kandi utongera kugira umuntu n'umwe uyisharinga. Kuri wowe rero we nta kintu kinini bakuvuze, gusa bavuze ko basanze wowe nayo mukunda kuvugana nande basanze uvugana na Pazo. Ewe iyo cyber rero mugende ndi kuvuga abantu nahereye ku bantu batari barahari aho ngaho. Ni wowe na Dumba bavuze, bavuga Odette, bavuga Babu Rwanda, bavuga Njuga, n'undi mujama ngo witwa William. Nje bavuze ko nkunda kuvugana nawe. We wavuganye basanze waravuganye na Pazo. Niba ari igihe wabaga muri kumutumira kuri nuza kuri wenda kuri hano kuri TikTok live simbizi. None Claude ibyo bya video bikuye? Ibi bya video Claude bivanye? Oya yari yicaye imbere Claude, nge siko nicaye inyuma. Ariko Claude muzi ko ibintu mukora bigize ibyaha nabyo byo gutanga amakuru y'ibihuha. Oya wenda ntago numvishe, ariko nge icyo numvishe nuko bari byo bagasanga we na mukunda kuvuga mwaravuganye uko bararebye basanga barabonye ibyihuse, kuko ejo ura mwana ajya gufungwa sinabivuze hano muri live mbere tukimara kuva kuri live hano. Yarampamagaye ansobanurira impamvu yari yaramborotse. Ubwo rero ushobora gusanga iyo nshuro yaguhamagaye muvugana ariyo barebye, wenda bararebye ibiri currently ku bantu baheruka kuvugana nawe, bakahita bavuga ati bya bintu gusanga ari ukunguko. Yego nuko byagenze. Ahubwo ikibazo cyavutsemo ni kimwe, uze gushaka uburyo uvugana na Njuga. John yamwihakanye avuga ko yamubeshyeye. John yavuze ngo bagiye muri restaurant, John arangije Njuga ngo video ari ubwo bwa mbere ngo arabonye ubusa bwa ya mpano. Niko agiye gutanga, yabaye nyine umutangabuhamya mu bushinjacyaha. Ibyo rero John yabihakanye, avuga ko yamubeshye, ari kumubeshyira. Impamvu ari kumubeshyira rero
yamukinishije filime muri covid. John yambura Njuga ntiyamwishyura, ariyo mpamvu yagiye kumubeshyira kugira ngo icyaha kimujyeho. What? Niko John we yivugiye. Ni ukuvuga ngo bya bintu Njuga yatubwiye hano ni ibinyoma. John we avuga ati, yongeyeho n'ikindi kintu gikomera, avuga ati ni ntuzane resitora imwe ya Kibonke, aravuga ati hariyo kamera, sibyo? Mugende nimusanga kuri iyo tariki narindi kumwe na Njuga, urabizi iyo abantu bari ba video usanga bose basizemo imitwe yo bigaragara muri telefone begeranyije imitwe. Nibasanga koko ngiye narahuye nawe nkayimwereka, icyaha ndabanyangira. Hanyuma ngo Jihad ngo yageze mu ruhi baravuga ngo muponyonyo. Jihad yageze mu rukiko kubera yagezeyo kare, abantu benshi bari babuze ifoto bakoresha kuri thumbnail, ntabwo yari ihari ko bahageze mu gitondo, ahubwo yashatse kujya gusoba. Agisohoka rero, agisohoka mu muryango, iriya foto niho wayiboneye. Abantu bose abantu kubera ko sare yari yuzuye pe, yari yuzuye cyane, noneho abantu bari bari hanze bafashe iriya foto. Ibyo ngo yabwiye ngo abajaje ngo muponyonyo. Ibyo ni ugukabya. Ahubwo byari ikintu cyabayeho. Bayisabe Irene Maître we yabwiye umushinjacyaha ko bafite dosiye y'ubushinjacyaha, ahubwo badafite dosiye ya RIB. Jihad muri kwa bivuga gukiza uburyo hari uburyo nyine agira geste azunguza umutwe, ayo nyine yerekana yuko ibyo bintu nyine biteje ikibazo ku rubanza rwe. Ubu nibwo umucamanza yisomba ati utongera izo geste sinzikunda, hagarara ureba imbere, ibyo bintu byo kwizunguza simbishaka. Akuvuga ngo amashu mwaje yagakoresheje. Oya ntabyo yakunze, gusa yicaye yahindukiraga akareba abantu bari mu rukiko bose, ariko ahagaze menya atarabizi uburyo bahagarara imbere y'umucamanza. Nyine yari kwizunguza, agahindukira areba umushinjacyaha, umwavoka wamubajije, nibwo umucamanza avuga ati oya ibyo bintu twongera. Ntabwo uri kuri kabyinshi. Kinyabupfura gike mu rukiko. Nyine nuko byagenze iby'urukiko. Ikibazo ahantu gikomereye, ubwo uje gushaka Njuga, sibyo? Umubaze kuko urabizi neza yuko iyo umuntu agiye gutanga ubuhamya urarahira. Iyo ubeshye kiba ari icyaha ukoze. Atabaro yaratwawe n'umujinya ugasanga ni nk'urugero aramubeshyeye, kuko John yamwihakanye aravuga ati shwi hagize kumbeshyira nimero ya Njuga, munyarikyo nimero ya Njuga hano, ariko se mutanagira nimero ya Njuga. Ikintu yemeye John, yemeye ko uriya bafunga ngo witwa Nesta yari ahari. Yemeye yuko ngo ubundi John yari ngo yabonye post ya Odette, ngo ari uburyo yamana yari yicaye ku buriri we n'umugore we bataratangire kubikora. Noneho Odette ngo yapostinze ifoto. Amaze gupostinga ifoto, icyo John yakoze ahise ayikora screenshot ahita yoherereza nde papa cyangwa aramubaza ati ibi bintu ni biki. Ari naho wenda byamugoye cyane, bamubazaga ati kutabyihereye nyirubwite. So rero John avuga ko yabihaye papa cyangwa nyine akajya kubibaza nyirubwite, ari naho byavuze ngo agiye gutanga ikirego nawe kumushyiramo, akavuga ati niba ari umuntu wese utanga iyo screenshot iyo video nawe ashobora kuba yifite. So ngo hari umujama witwa William Simuzi, ngo John yaramubaje ati ese video warayibonye? Undi ati ntabwo nayibonye. Ati ninde se wayiguhaye? Umujama aramubwira ngo ni Nesta. Uwo Nesta yari ahari nyine. Ubwo Nesta rero John ahita yandikira Nesta ahita yimuha. Nuko byagenze, nuko nyine byagenze. John avuga ati nuko video nayibonye, nge nta muntu n'umwe nayihaye. Gusa none John arakabaza gato yahuye nako mu rukiko, aravuze ngo simbizi, ari mwibazwa, yaravuze ngo simbizi neza, ngo simbyibuka neza, nshobora kuba narayitanga, ariko ngo ntabwo nayisharinze. Ibyo nibyo batinze bavuga ati se urwaye kwibagirwa, niki ufite gituma wakwibagirwa? Nawe yidefanda avuga ati ushobora kuba wicaye mu kabari
uri kunywa nk'icupa ukayohereza utabizi atari ko ntawe nayihaye pe yabihakanye avuze ko ntawe yayihaye. tugaruke ku mushuko kuri Jihadi. Afite abantu benshi bamureze. Yego.